Turagushuje makuru wo muri Kristo Yesu, karibu kuri Senga Ubohoke tuganira ijambo ry'Imana. We wakoze subscribe kuri Senga Ubohoke, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko tuganira ijambo ry'Imana, reka dusenge. Mana y'icyubahiro, Mana iganje mu ijuru no mu isi, duhamagaye umwuka wera kugira ngo aze yambare akanwa kanjye, ibitekerezo, imyumvire, amarangamutima mu izina rya Yesu Kristo Umwana w'Imana nzima. Data, kuko atari umwuka wawe twavuga ibyo twiboneye, atari umwuka wawe twavuga ibitari ijambo, ariko umwuka wawe iyo ari muri tukavuga ijambo. Umwuka wera ngwino uvuga ijambo katika jina la Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu. Ngwino uzibura amatwi yanje, ngwino uzibura amatwi y'ubu bwoko buteraniye hano kuri Senga Ubohoke. Buri wese uje hano kuri Senga Ubohoke, Mwami yakira ijambo ryawe, kandi ijambo rya rimuvane ku rwego rimugeze ku rundi mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye imbaraga z'Imana zimiriza imbaraga zimanukiraho ndi mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zisumba byose zimanukire hano, imbaraga zisumba byose zimanukiraho uyu muntu ari izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, maze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana duhamagaye presence y'ijuru, duhamagaye protocol y'abamarayika, izina rya Yesu. Buri kiremwa cyose cy'umwijima cyaba kiri hano katika jina la Yesu Kristo kurwanya ijambo ry'Imana, cyaba kiri iruhande rw'uyu muntu kugira ngo atumve ijambo ry'Imana, ndakivima katika jina la Yesu. Ndamanura imbaraga z'Imana gutwika buri mwuka wose utavuga urwanya kumenya Imana mu izina rya Yesu Kristo, ukubise hasi ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo dusabye twiseye, amen, amen. Satani ntabwo abashaka ko wumva ijambo, agerageza kurwana kugira ngo utumva, ndetse niwumva ndetse utamenya cyangwa se utanasobanukirwa, wanareba ntubashe kumenya. Ariko ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo wowe wumve unasobanukirwe, nunareba witegereze umenye mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo tugiye kuganira ni ijambo rivuga uko isi y'umwuka ishobora gusinziriza umuntu mu isi y'umwuka, ugakubita ibitotsi by'umutima n'iby'ubwenge. Ariko ndetse no muri wowe iby'Imana yaguteretsemo, tuvuge urugero, yaragushyizemo ubuhanzi ikabusinziriza, yaragushyizemo ubuhanuzi ikabusinziriza, Imana yaragushyizemo ubucuruzi ikaburyamisha ikabusinziriza. Satani agakora ibyo kugira ngo akudindize, akubuze kugera mu mugambi w'Imana. Rero nkubwire ngo muri wowe hari ibintu Imana yateretsemo bigomba gukanguka. Hari ibintu Imana yateretse mu bugingo bwawe muri wowe bw'umwuka bifite akamaro, byagirira umumaro abantu benshi, ndetse nawe ubwawe bikakugirira umumaro. Ariko iyo ubwami bw'umwijima bubona hari ibintu hetse muri wowe, bugerageza kugira ngo burebe ko ibyo bikurimo bwabirya, cyangwa se ibyo bikurimo bwabisenya, cyangwa se igihe bunaniwe gusenya bugafata decision y'ibyemezo byo gusinziriza ibyo bintu. Rero umucuranzi mwiza, Imana yari yaramuhaye impano yo gucuranga, hamwe nuko yari umwami, Imana yari yaramuteretsemo impano yo gucuranga. Yajyaga acuranga imbere ya Esau, imbere y'uriya yasimbuye uriya mwami, imyuka mibi imbere ya Sawuli, imyuka mibi ikamuvamo. Gucuranga gusa, umwuka w'Imana wumuzagaho yacurangira Sawuli, imyuka mibi ikamuvamo. Ni ukuvuga ngo rero usasangaha avugana na Neburu n'inanga, ni ukuvuga ngo mu isi y'umwuka ikintu cyose wabwira kirumva. Avugana Neburu n'inanga ngo nimukanguke, ni ukuvuga ngo hari yakanguraga impano yiwe yo gucuranga. Yararebaga akabona isa nkaho yasinziriye, noneho atangira gukangura za nanga, atangira gukangura iriya Neburu, ngo nanjye ubwanjye nzakanguka imbere y'umuseke. Nawe ubwe ubwo yari yamaze kumenya ko umuntu w'imbere ashobora gusinzirizwa nawe akananirwa gukanguka. Ndagusengera kugira ngo Imana igukangure mu izina rya Yesu. Ibi Satani abikora agambire kugira ngo akudindize, agucerereze kugera ku mugambi w'Imana, agucerereze kugira ngo uzave mu isi udakoze icyatumye urema. Nka buri muntu wese afite icyatumye Imana imurema. Nk'uko ushobora kujya mu nzu y'umuntu irimo ibikoresho bitandukanye, iyo witegereje ubona buri gikoresho cyose kiba gifite umumaro mu mwanya wacyo.
winjiye mu nzu y'umuntu ushobora gusanga intebe, izo ntebe nizo kwicaraho, ushobora kubonamo akabati, ushobora kubonamo televiziyo, ushobora kubonamo imeza, ushobora kubonamo ibintu byinshi bitandukanye, ariko buri gikoresho cyose kiba gifite umumaro wacyo mu mwanya wacyo. Niko buri muntu Imana imurema afite umumaro mu mwanya we, kandi agomba kuzagirira umumaro abandi bantu n'imbaga nyamwinshi y'abantu. Noneho rero sasa kugira ngo Imana igutandukanye na runaka n'undi runaka, iguterekamo ikintu cyihariye gitandukanye n'icyo kabone niyo waba muvukana muri 3 cyangwa muri 10, ushaka gusanga buri muntu akora akazi ke gatandukanye n'akamugenzi we. Nuvuga ngo ni Imana iba yarabateretsemo ibintu byayo, cyangwa se yarabateretsemo impano zitandukanye, kugira ngo buri muntu mu cyiciro cye abe ukenewe kandi abe uw'agaciro mu cyiciro cye. Ushobora kujya mu rugo rumwe rurimo nk'abana 5, ugasanga umwana umwe ni umusirikare, undi ugasanga ni umucuruzi, undi ugasanga ni umwubatsi, undi ugasanga ni umwarimu, undi ugasanga ni umukanishi. Kuki baba bavuka mu ndimwe ntibakora akazi kamwe? Icyo wakibaza rero. Nuvuga ngo buri muntu Imana ibaragiye imuterekamo ikintu cyihariye n'icundi, kugira ngo mu ruhande rw'uwo muntu azabe umumaro mu cyimbo cye, kandi azakenerwe n'abandi bantu muri ya domene yiwe cyangwa muri wa mwanya wiwe. Rero iyo Satani ashaka kugira ngo agucerereze cyangwa akubabaze cyangwa kwambura agaciro kawe, araza agafata cya kindi Imana yagushizemo aribwo butunzi bw'umwuka, akagisinziriza ntiyemere ko gikora, akaciboha. Ndagusengera rero kugira ngo Imana yaremye ijuru n'isi mu izina rya Yesu yongere gukora akazi ko gukangura ibikurimo byose Satani yasinzirije. Nongere mvuge ngo ndagukangura kugira ngo iby'Imana yagushizemo bikanguke mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Umva Abacamanza 5:12. Abacamanza 5:12 turabona handitse ngo kanguka kanguka Debora, kanguka kanguka, himba indirimbo, haguruka Baraki mwene Abeniwomu, ujyane abanyagano abari bakujyanye ari imbohe. Aha turi kubona ijambo rivuga ngo kanguka kanguka Debora, kanguka kanguka, himba indirimbo. Mu isi mukabisobanura ko wowe ushobora gusinzirizwa rwose, ugasinzirizwa ubuticura, kwa kundi Imana yaremye Adamu birabaho nuko imusinziriza ubuticura. Muri uko kumusinziriza ibuticura imukuramo irwavungura rujyana, iruremamo umugore iramumuzanira. Uko ni kumwanzi nawe ashobora kugusinziriza ubuticura mu cyo wagombaga gukora ntugikore. Niba hari ibyo wendaga kwiga ukaba utakibyize bitewe nuko Satani yagusinzirije icyo wagombaga gukora muri uyu mwaka, akagusinziriza ugahita ntugikore. Cyo wari kuzakora ejo akagukubita igitoto ugasanga ntugikoze ejo, ugikoze mu mwaka utaha. Niyo mpamvu rero hano turi kwigisha kugira ngo wigenzure, wisuzume, ese na ahantu wasinzirijwe, ese niba warasinzirijwe ikikurimo ukaba wowe ureba ikikurimo nticyasinzirijwe. Ni ngombwa rero ko kuko hano nanone turabona Debora abwirwa ngo kanguka 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 Debora, kanguka himba indirimbo. Ushobora kuba Imana yaraguteretsemo ubuhanzi runaka, ariko Satani akagusinziza kugira ngo aho mu nganzo hawe hadakorwa nawe ukazamukamo ibihangano. Ushobora kuba Imana yaraguteretsemo ubucuruzi runaka, Satani agafata decision kugira ngo agusinzirize. Ushobora kuba Imana yarakugeneye gushaka mu mwaka runaka, Satani akagusinziriza kugira ngo uwo mwaka utambuke uhite ufate n'undi gutyo. Ushobora kuba warateretsemo umurimo gukorera Imana, warahamagara gukorera Imana, kuyivugira, Satani akagusinziriza imyaka ikakujyana. Iki nicyo gihe cyo kugira ngo ukanguke mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Twongere dusome nanone iri jambo, twongere dusome nanone
kadusome iri jambo tubona nanone wumve hano mu Migani igice cya 6:9 hatangira havuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari. Aho ni igitabo cy'Imigani igice cya 6:9 haravuga ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe, uzakanguka ryari. Utuhenga gato ni nsinzire gato, nihweture kanzinya kandi nipfunyapfunye nsinzire, nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Urumvira ijambo ikintu rivuze ritangirwa ngo uzasinzira ugeze ryari wa munyabutewe. Niba mu isi y'umwuka iyo wamaze gukubitwa ibitotsi, hari ibitotsi bingibi bisanzwe aho umuntu ashobora gusinzira bisanzwe akiganyirira kuva mu buriri. Isaha yakagombye kubyukiraho akanga kubyuka akavuga ati reka mbanze nipfunyapfunyeho gatoya. Uyu ni umuntu rero uri murabwirwa hari ibyo bitotsi bimeze bityo, ariko akaba n'ibitotsi bitari birenze ibyo. Noneho ahasinzirizwa ibitekerezo, hagasinzirizwa umutima, hagasinzirizwa ubwenge, hagasinzirizwa imishinga, hagasinzirizwa impano, ya mpano y'umuntu ko yakoraga ugasanga yarasinziriye. Noneho rero icyo nicyo Imana iri kuvugana n'umuntu yavuga ngo wowe uzasinzira ugeze ryari wa munyabitotsi we, tandukana n'ibitotsi byo mu bugingo, kanguka mu izina rya Yesu Kristo. Uzakanguka ryari? Mani, iki ni cyo gihe cyo gukanguka kwawe. Igihe turimo si igihe cyo gusinzira, ni igihe cyo gukanguka. Kanguka wambara imbaraga, kanguka ufate ibihe byo gusenga, kanguka usengere ubuzima bwawe, kanguka usengere imibereho yawe, kanguka. Imana nayo yiteguye gukora ikintu gishya mu buzima bwawe. Hano ijambo nanone riravuga ngo njyewe nzareba mu maso hawe nkiranuka, mwikanguka ryanjye nzahaga ishusho yawe. Imana yiteguye kugira ngo nuramuka ukangutse iguhaze ibyiza byayo, iguhaze ukuboko, iguhaze imigisha yayo. Iki nicyo gihe rero cyo gukanguka wowe ubwawe. Ushobora kuba wowe waba usinziriye n'ibikurimo bigasinzirizwa, kimwe nuko ushobora kuba waba udasinziriye ariko ikikurimo kigasinzirizwa. Niyo mpamvu muri iriya Zaburi ya 57 nanone umurongo 8 havuga ngo bwiza bwanjye we kanguka, Neburu n'inanga nimukanguke, nanjye ubwanjye nzakanguka mbere y'umuseke. Hari imbaraga zishaka kugira ngo ibikurimo byose bihunikire bisinzire, ariko wowe uri hano kuri senga ubohoke, Imana igufashe gukanguka mu izina rya Yesu. Imana igufashe kugukura muri ibyo bitotsi byinshi. Imana ikangure imyuga yose ikurimo mu izina rya Yesu. Ubukorikori bukurimo Imana ibukangure, nawe ubwawe ugira ubushake bwo kugira ngo bukanguke, kugira ngo ubashe kwinjira mu mugambi w'Imana. Dusoza rero ntago nshaka gutinda hano, ntabwo ndi burenze iminota 20 hano kuri senga ubohoke. Ijambo mu Befeso 5:14 aravuga ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Urumva Kristo amurikira abantu bakangutse, ntago Kristo amurikira abantu basinziriye. Usinziriye nyine ntamenya ikiba kiri kujya imbere. Usinziriye hari ibyo atabona, hari nuvuga ngo arasigara. Imana rero hano Kristo hano arashaka ko ukanguka, nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka. Usinziriye mu biki? Ubunebwe bwagusinziriza, wasinzirizwa n'ibyo wirirwamo ureba bidafite umumaro, bya bindi ureba bidafite umumaro, wirirwa ureba ku mbuga nkoranyambaga bitari ijambo ry'Imana, byagusinziriza. Za filimi zagusinziriza. Umwanya wakagombye kuba uriho urimo urareba filimi, umwanya wo kureba filimi amasaha 3 na 5
yakagombye kuba amasaha yo gusengera ubuzima bwawe, yakagombye kuba amasaha yo gukoraho ibintu bigufitiye umumaro, yakagombye kuba ari amasaha yo kuba wakumva ibintu byubaka ubugingo bwawe, cyangwa se ibindi wakwiga wubaka ikikurimo kugira ngo kirusheho kwaguka no gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Imana irashaka kukanguka, nanjye irashaka ko nkanguka. Noneho gukanguka kwanjye nawe biratuma Kristo nge nawe atumurikira, kuko ijambo riravuze ngo kanguka usinziriye we kanguka uzuke. Nuvuga umuntu usinziriye Imana imubona nk'umuntu nk'umupfu, kandi koko umuntu asinziriye no mu bitotsi bya rusange umuntu aba ameze nk'uwapfuye. Noneho ibitotsi rero by'imbere iyo bisinziriye Imana ibona ko umeze nk'umupfu. Nanone irashaka kugira ngo umutima wawe ukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Irashaka kugira ngo ibitekerezo byawe bikanguke. Fata ku mutwe wawe, ku bwonko bwawe, ubwete ibitekerezo byanjye kanguka mu izina rya Yesu. Ubwenge bwanjye nibukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bwo kwibuka muri wowe, ubushobozi bwo kugenzura bukanguke muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Buri mpano ikurimo nikanguke muri Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zimanukire kanguke. Pete sekiria holia, ndagusengera kugira ngo ukanguke. Nanjye nisengera ntisize, nge nawe dukanguke kugira ngo tujye mu cy'Imana yatuvuzeho. Nge nawe dukanguke kugira ngo duhagurukire kurwanira destination zacu. Urasinzire kandi utaragera muri destine kweri. Ni gute usinzira utaragera muri destination? Ni gute usinzira ugeze mu myaka 38 utarashaka? Ni gute usinzira n'ibyo bibazo ubona bikugarije kandi udafite igisubizo? Ni gute usinzira n'izo ntambara urimo? Ni gute umusirikare yaba ari mu rugamba, za bombe ziri kumuca hejuru, urusaku rw'amasasa ari rwinshi, agasinzira? Imana ikubona ukuntu usinziriye iraseka rwose, ikubona nk'umupfapfa. Urasinzira mu rugamba. Kanguka, bamaso, sengera ubuzima bwawe. Reka gukina, kuko ibiguhiga byo ntago bikina. Birashaka kugucerereza, birashaka kugutinza muri ibyo bibazo. Ntibishaka kubohoka, ntibishaka gukira. Kanguka rero, bari imbaraga zo gusenga. Shaka mu maso h'Imana. Ibyo byakunaniye Imana irabishoboye. Ibyo bitemera Imana birayemerera. Ariko ikeneye kukanguka kugira ngo ubwiza bwayo bukwiyereke. Imana yiyereka bakangutse, ntabwo yiyereka basinziriye. Ijambo rirambwiye ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke. Hari ibintu byapfuye mu buzima bwawe Imana ishaka ko bizuka nuramuka ukangutse. Imana irashaka gukangura ubwenge bukurimo bwo guhimba. Imana irashaka gukangura ubwo bucuruzi bukurimo, uko kugurisha kukurimo. Yes, hari umuntu ushobora kuba afite impano yo kugurisha. Ari umuntu Imana yihereye, ni kuvuga ngo umuhaye ikintu ukavuga ati ngurishiriza kino, ugasanga iyo ni domaine yiwe arakigurisha byanga bikunda. Uko kugurisha rero Imana guteretse mishaka kugira ngo gukanguke mu izina rya Yesu Kristo, gutunge n'umuryango wawe. Yes, hari ibintu Imana yateretse mu buzima bw'abantu, ubukorikori butandukanye, ubwenge butandukanye, ibubaterekamo kugira ngo bubafashe mu gihe cyo kubaho kwabo kw'isi. Noneho bya bindi bakene byose bijye bicishwa muri bya bindi yabateretsemo. Ariko Satani ko ari umutekinisiye azi yuko icyo kikurimo, icyo uhetse aricyo kirimo ibyo ukeneye, akavuga ati mu kiboroke cyangwa mu kimunyage, mu kinzanire, nzagiha abandi. Muri rya jambo dusoma rivuga ngo umuntu
umunyamaboko iyo arinze ibintu bye biba amahoro masa, ngo ariko iyo haje umurusha imbaraga ngo aramufata akamuboha, yamara kumuboha akamunyaga ibyo yari afite byose, ngo hanyuma akabigaba. Mu isi y'umwuka hari ijambo ryitwa kuboha. Satani mbere yuko akunyaga ni ngombwa ko ashaka icyo akubohesha. Azakubohesha ubunebwe, azakubohesha ubute, azakubohesha ibitotsi byinshi mu by'ubugingo, azaboha ubwo bitekerezo byawe ujye urambirwa wumve utasiporota kumva n'ijambo ry'Imana, nutangira no kuryumva usinzire. Ijambo ryose rikugirira umumaro uzireta uruva agutandukanya naryo, ahubwo ugasanga wowe wishimiye ibidafite icyo bikumarira, ibikurangaza bituma utamporeza, bikakurya umwanya wawe. Nyamara Bongereza baravuga ngo time is money. Satani arabizi ko igihe ari ikintu gikomeye cyane, azi ko igihe ari amafaranga, azi ko igihe niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo wasiwe ugushije ishyano kuko Satani akumanukiye. Azi ko igihe asigaranye ari igihe gito, wakoresha igihe neza. Igihe wowe wibwira ko ufite igihe cyinshi cyane, amasaha 24 akakubana menshi, we ababona ayo masaha ari make. None rero araprofeta kugira ngo arebe ko yagusahura. Igihe ushobora kwibwira ko wenda nuramuzamara imyaka 100, we iyo myaka 100 bayibona ari mike, agakora rero murwe hasi no hejuru kugira ngo arebe ko imyaka yose wamara ugomba kwimara ari impfabusa gusa. Ukamera nka Yakobo yavuze ati, abwira Farawo aramubwira ati, imyaka namaze yose yanjye yose yabaye uruzerero, yabaye mibi niyo myinshi. Satani arashaka kugira ngo imyaka yawe myinshi ihinduke impfabusa, ikubera y'umuruho n'urubuyero n'uruzerero gusa. Imana irashaka kukanguka mu gihe nk'iki, nibikurimo bigakanguka kugira ngo bikore. Wevuga ngo bizakora gute? Imana izishakira inzira, wowe kangura bikurimo gusa. Senga isengesho rikangura impano zikurimo, senga isengesho rikangura ubucuruzi bwawe wongera ucuruze, senga isengesho rikangura ubwo buririmbyi wongera uririmbe, senga isengesho rikangura ubwo bujyanama, senga isengesho rikangura ubwo bushobozi bw'ikoranabuhanga muri wowe, senga isengesho rikangura nawe ibyo wiyizimo, bya bindi nawe usanzwe wiyizimo wakora bikagufasha bigahindura ubuzima bwawe. N'ikimana ishaka buri kimwe cyose wifuza giherereye mu cy'Imana yagushizemo, giherereye muri yo tara iri muri wowe, cyangwa se tarantu iri muri wowe. Iyo tarantu rero ni muri wowe, ni igihe cyo kugira ngo ikoreshwe neza mu izina rya Yesu Kristo. Mwisi y'umwuka Satani abasha gufunga itarantu y'umuntu, cyangwa se akakoshya akakubeshya akakubwira ati tuza yicukurire uyibike. Igihe uyicukuriye ukayibika cyangwa se ukayitaba, utabye ubuzima, utabye imibereho, ejo wawe urahatabye. Kanguka mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wera umwuka wera nagukangure, imbaraga z'umwami Yesu zigukangure, kuko ari cyo gihe gikwiriye kugira ngo ukanguke n'ibikurimo bikanguke mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha rero, Imana ikugirire neza. Navuganaga nawe kugukanguka kwibikurimo nawe ubwawe ugakanguka. Navuganaga nawe gukanguka k'umutima wawe, gukanguka kw'ibitekerezo byawe, gukanguka k'ubwenge bwawe, ugahagurukira gushaka Imana, ugahagurukira kwegera Imana. Igihe cyawe ukagikoresha neza, igihe cyawe ntugipfusha ubusa, igihe cyawe ntucyonone, kandi ubona hari ibintu byakagombye kuba byarakozwe. Imyaka nawe ubwawe uri kubona imyaka iri kukujyana,
ntabwo ushaka kuyitekerezaho kubera ari ibitotsi bagukubise mu isi y'umwuka babiteza ubwonko bwawe. Ariko ndagusengera nisengera, ndakubwira nibwira, kanguka mu izina rya Yesu Kristo, Kristo abone uko akuzukira. Kanguka mu izina rya Yesu Kristo, Kristo abone uko akumurikira, akwereka inzira y'igisubizo cy'ibyo ukeneye. Shalom, Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Genda ku isengesho ribohora official, hariho isengesho rya gukangura, hanyuma ukande subscribe, tubane umunsi ku wundi, hanyuma ukande share, kande like. Ibi byose twigisha ubishyire kuri status yawe no mu magroup ubamo, ufashe benshi nawe ubwirize benshi. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, ugire ibihe byiza. Shalom shalom.